Kwamera cyane Stefano we. Komera. Amahoro na amahoro. Mwarimo komeye se? Sha nta kibazo turashima tu. Sha mperuka ho mu rugo bari kubaka robine nshyashya. Haciye igihe. Ndabyibuka ubwo twayivomaho izana amazi menshi cyane tu. Sha naje gusura nyine muri no minsi nari mbaye mbuzeho gatoya ariko nyine mujye mwihangana. Ni ikibazo cy'igihe naho ubundi turi kumwe kandi nyine tubanabakunda tu. Urakoze. Sha nuko nyine none se kuko nari nkeneye ko wanguriza nk'ibihumbi 10 aho ngaho 10k 10k zaba zari se man uzintemo ko nduzi hari akabazo nshaka gukemura nyine kihutirwa cyane rwose ndahita ngakemura uruzungu tu intare ibindi ndahita ngakwakwanya tu. Sha nakubeshye amazi ntabwo akiri yayandi. Amazi nta kiri yayandi none se mu rugo bazanye robine nshyashya cyabashyize robine zirenga imwe. Sheri shushu be naringize nkubwire ntubizi se ko ari wowe wenyine nkunda. Yego ndabizi baby. Yego naringize ngo nkubwire nyine nari nicaye mu cyombi wanjye nakinze nibanga ntazagire umuntu bibwira nyine nari nakinze nuko nyine mpita nibuka ko mfite amafaranga nyine 100 mu mufuka. Tega amatwi wumva ukuntu byagenze ntiyazajye umuntu ayibwira ndakwizera cyane. Nuko nyine nyimara kuyakoraho nyumvishe numva ndagukunze cyane pe.